benshi turabakunda cyane. You give us love every day. Muze tubataramire. Muraho nitwa Sangano Alinda Duwagabirano Gabirano wa Senamenye wa Manyurane wa Bashaka Ntwari wa Magazehe. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza mu byo ukora bigiye bitandukanye. Ariko nanagushimira cyane kuba warahisemo kubana natwe hano kuri YouTube channel ya ADMOUNT New. Ibyo tugenda tuganira rero ni amakuru abakomeje kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ndagira ngo tubane neza muri iyi nkuru akantu ko kandi. Ku munsi w'ejo wari umunsi wo kuwa gatatu ku itariki 20 Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Wari umunsi udasanzwe cyane, wari umunsi mu kigo cya Green Hills Academy hari kubera ibirori bidasanzwe cyane. Umunsi wahariwe ababyeyi, ariko ababyeyi bakuru, abanyogokuru basogokuru. Niwo munsi rero wahariwe abo babyeyi. Rero abana batoya basoje nasari n'abandi bakirimo barayiga, bose rero bari babatumiye basekuru babo ndetse n'abanyirakuru babo, bose bitabiriye uriya munsi udasanzwe, baje kureba ibyo biga. Mbese ntabwo baba biga ibinyamahanga gusa, ariko iby'iwacu mu Rwanda bakabyibagirwa. Gusa igitunguranye nuko aba bana ni abahanga cyane, bagaragaje ubushobozi bwabo mu bijyanye n'umuco wa Kinyarwanda, kubyina, gutarama, kuko bataramye cyane. Byari ibyishimo bidasanzwe. Rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nabonye abantu cyane bagaruka ku mafoto yagiye acicikana, by'umwihariko yanapostinzwe kuri accounts zitandukanye za His Excellency Paul Kagame, by'umwihariko ku mbuga nka Instagram ndetse na Facebook ndetse na X ariyo yahoze ari Twitter. Nabonye abantu benshi rero bagaruka kuri aya mafoto yagiye acicikana, bibaza bati byagenze bite se byari bimeze bite. Nibyo gutuma rero nanjye njya gushaka video zitandukanye uko byagiye bigenda nuko uriya munsi wari umeze, hanyuma tukagenda tubana neza uko byagiye bigenda. Mu bana rero bataramye cyane kakahava ndetse bakanakorera amateka akomeye, harimo n'uyu umwuzukuru wa His Excellency Paul Kagame witwa Anaya Abe Ndengeyingoma, ndetse ngira ngo uri kugenda ubona amafoto agiye atandukanye ubwo yatambukaga ari kubyina, hanyuma na nyirakuru Madame JEANNETTE Kagame nawe akajya kumufasha imbere bakabyina. Wabonaga ko rero ari ibihe bidasanzwe cyane. Ariko nanone ntabwo Anaya yarari wenyine, yarari kumwe n'undi mwana nyine bavukana umukurikira. Aba bana bombi rero burya ikintu gitangaje cyane kuri bo, burya bavukiye ku itariki zimwe ndetse n'ukwezi kumwe, usibye imyaka niyo itandukanye. Umukuru yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2020, hanyuma uriya mutoya avuka ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2022. Iki ni ikintu cyiza cyane rero, ni ikintu kidasanzwe kubona abana nyine bavuka batavukiye mu mwaka umwe ariko bakavukira ku itariki zimwe ndetse n'ukwezi kumwe. Ubwumva nyine n'isabukuru yabo bayizihiriza umunsi umwe, aba ari ibintu bidasanzwe cyane. Rero aba bana n'abana ba Ange Kagame, hanyuma rero His Excellency Paul Kagame yaje kugira gutya aravuga ngo kuri uyu munsi reka nanjye ngiye kwifatanya nabo ku munsi udasanzwe nk'uyu nguyu. Muri video zitandukanye ndetse n'ibindi birori bagendaga bakora,
hagaragaragamo Madame Jeannette Kagame yakundaga kwitabira ukabona yagiye kubashyigikira, ariko His Excellency bitewe wenda n'akazi biranumvikana cyane kuboneka biba bigoranye, ariko kuri uyu munsi yafashe umwanya aragenda ahagirana kare rwose. Aho ngira ngo mwagiye mubibona muri video ndetse muragenda munabibona, yahageze kare mu bantu bahageze kare cyane, ubona ko yabyitabiriye, ndetse n'abana bagenda bamusuhuza n'ababyeyi bandi bari bari aho ngaho, ubona ko babyishimiye cyane. Wari umunsi udasanzwe cyane. Uyu mwana rero mukuru Anaya we ngira ngo arimo arasoza icyiciro cya gatatu cy'amashuri y'inshuke, ndetse kandi ari no mu bana bagaragaye cyane nyine abaperforminga bagaragaza ibyo bashoboye, haba mu bijyanye n'imbyino gakondo. Ibingibi rero aba ari ibintu byiza, ibingibi aba ari ibintu byiza cyane, ndetse ubona ko abana nyine baba batoje umuco wa Kinyarwanda, apana gukura bazi ibintu byo mu mahanga gusa, ugasanga iby'iwacu hari ukuntu nyine batabizi. Ahangaha rero nicyo kintu nashimye cyane ndetse nkanagikunda, ni uburyo bashyira imbaraga cyane no kwigisha abana ibijyanye n'iby'iwabo, bakamenya ibijyanye n'ibisekuru, bakamenya ibijyanye no kubyina, bakamenya byose nyine, nta kintu na kimwe basimbutse mu bijyanye n'umuco wa Kinyarwanda ndetse n'ururimi tutarwibagiwe cyane cyane ko ari narwo rw'ibanze. Nta kintu na kimwe wakora utazi urwo rurimi neza. Wari umunsi udasanzwe cyane rero, dore ko na His Excellency akimara gupostinga amafoto agiye atandukanye agaragaza nyine uriya munsi naho yarari. Nabonye abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga babyishimiye, yewe n'amafoto bagenda bayapostinga, ubona ko n'amafoto yagiye abarenga cyane, nyine ukabona ni ibintu bidasanzwe. By'umwihariko nabonye ifoto yakomeje gucicikana cyane, ni ifoto yagaragaraga His Excellency atwikiriye uyu mwuzukuru we, akavura kagwaga, ngira ngo ku munsi w'ejo mwarabibonye ko akavura kagwaga. Yagendaga rero amutwikiriye batambuka bajya n'ahandi nyine kubereka n'ibindi mu byo biga, mu byo bakora bigiye bitandukanye. Rero ako gafoto nabonye abantu benshi bagakunze cyane, ndetse bagenda banagapostinga, hari n'abagashyize kuri profile zabo. Rero umunsi nk'uyu nguyu ntako biba bisa, aba ari umunsi mwiza cyane, ndetse kandi ibingibi bijye binabera n'isomo n'abandi babyeyi, babone ko kwita ku mwana mu gihe ari ku ishuri aba ari ibintu by'agaciro cyane. Apana kuvuga ngo umwana wanjye agiye kwiga nawe ugiye kumushakishiriza nyine ngo nguterere iyo ngiyo wumve ko aragenda yige, hanyuma ejo azaze usange ntabwo ujya witabira ibikorwa bitandukanye ku ishuri, umenye imyigire ye. Biba ari byiza rero cyane gufata umwanya ukajya ku kigo cy'umwana wawe cyangwa se ikigo cy'umwuzukuru wawe, ukareba uko bimeze, imyigire ye, kugira ngo rero nawe akure yumva yirekuye, yisanzuye, ajye abasha no kukubaza n'ibibazo bitandukanye, abone kuri umubyeyi nyine umushyigikira mu bintu byinshi bitandukanye. Uyu mwana rero nanone ni umwana ukunze kugaragaza ko atera ubwuzu cyane His Excellency ku rwego rwo hejuru, ndetse na His Excellency ajya akunda kubigarukaho, avuga ko iyo akeneye ikiruhuko cyiza, yakeneye kuba yumva atuje ameze neza, ajya gusura abuzukuru be cyangwa se akabazana nawe bakamusura, dore ko nabo ngo baba bafite ibibazo byinshi by'amatsiko nyine baba bashaka kumubaza, hanyuma nawe akagenda aganira nabo. Rero twagiye tubona video nyinshi zitandukanye His Excellency agaragaza urukundo rukomeye akunda abana, hanyuma rero n'abuzukuru rero akabitaho cyane. Ni ifoto nziza cyane rero, ni ifoto ziba zidasanzwe, ndetse ni ifoto ziba zirimo amasomo akomeye yigisha ababyeyi nabo kujya baha uburere bwiza abana babo, ndetse bakanabitaho muri byose. Reka ngushimire cyane wowe wafashe umwanya wawe ukabana natwe muri iyi video kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye. Hanyuma rero nukunda ibyo dukora ntugire udakanze kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byinshi bitandukanye ngenda ngutegurira umunsi ku wundi. Uyu ni umuryango uri kwaguka, kandi buri wese aba yemerewe kuba umwe mu banyamuryango. Ngayo nguko rero, reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye.